Mu mujyi hari ahantu bari barateye ubusitani, ari ahantu heza hatari hemerewe kugira imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Ni ahantu abantu bajyaga bari kuruhuka mu mutwe nta rusaku rwinshi ruhaba. Mbere yo kugera aho hantu hatari hemerewe kugira ibinyabiziga, hari umuhanda wari hirya gato, hakaba gare y'abahaparikaga ibinyabiziga byabo baje muri ako gace kari karimo inyubako ndende cyane, karimo abantu batuje nta rusaku na ruke rwemewe. Hari ubusitani bwari haruguru gato aho umuntu yahitaga azamukira avuye muri gare. Mu masaha ya saa munani, umukobwa umwe yaparitse imodoka ye nziza muri gare, azamuka ruguru yitonze. Yashakaga kuruhuka mu mutwe, yari amaze iminsi akora akazi akarara amajoro. Yari umukire cyane ku buryo abasore batinyaga kumutereta. Umusore wese yaburaga aho amuhera bitewe n'ubukire bwe. Yabaga mu nzu ye kandi afite imodoka ye, akaba yaragiraga ikigo yarahagarariye cyakoraga ibintu by'ikoranabuhanga. Yari yarize mu mahanga, aza ari umuntu ukenewe mu gihugu. Akizamuka yabonye umusore wari uryamye asinziriye. Yari aryamye mu busitani, hirya gato y'inzira yazamukaga aho hantu hatagiraga ibinyabiziga. Akimubona yumvisemo kuba yamuvugisha kubera ko izuba ryari riri kumucanaho, icyuya cyabize kandi yasinziriye. Nubwo bwose yari aryamye munsi y'igiti cyari gifite amababi menshi kandi gifite igicucu, kuko izuba ryaturukaga ku ruhande rwo hepfo, cyo cyari cyagiye ruguru izuba rimuriho. Yatekereje ko byanga bikunda uwo musore yaharyamye kare, akaba yari yasinziriye igicucucucu kikimuriho, nyuma kikaza kumuvaho agisinziriye. Yaribajije ati ni gute umusore nk'uriya muremure bisa nk'aho afite uruhu rukeye aba aryamye hano hantu kuri iri zuba, ubu nta hantu ho gutaha afite? Akorera mu mujyi se ibitotsi bikaba byamwishakaza kuryama hano? Umukobwa n'ubundi nta cyari kimuzanye cyihutirwaga cyane. Yagiye yitonze amugeraho, aramukomanga, umusore arakanguka. Umusore yakangutse afite imbaraga nke, kwicara byari bigoye. Umukobwa aramubaza ati kuki waryamye mu zuba? Nawe ati ntaryamye ritaragera. Yasubizaga mu ijwi riri hasi. Umukobwa ati none se urarwaye? Umusore ati oya mabuja sindwaye. Nawe ati ko waryamye hano? Umusore ati inzara yanyishe nza kuba mparyamye, ngize amahirwe ndasinzira. Umukobwa ati ubwo kuba wari wasinziriye harimo amahirwe? Nawe ati nta mahirwe kuko naharyamye gasinzira inzara ntikomeze kunyica. Umuntu ufite inzara iyo abashije gusinzira gato ntiyumva uburibwe bwayo. Urampemukiye kuko utumye nongera kumva igifu kiri gusya ubusa. Umukobwa aramwitegereje ati nta kindi kibazo ufite uretse inzara? Nawe ati yego ni inzara imereye nabi, ntabwo nagize ngo nsaba abana amafaranga, ariko bose bamfashe nk'imburamumaro, ntihagira uwampa n'ijana ngo ugure irindazi. Umukobwa yikije umutima aramubaza ati witwa nde? Nawe ati nitwa Bobo. Umukobwa ati none se Bobo ufite telefone ngo ngushyireho ayo kurya? Nawe ati oya nta telefone mfite. Umukobwa ati warayigurishije cyangwa ntayo wigeze? Nawe ati ibya telefone ni birebire sinabigusobanurira ngo ubyumve. Umukobwa ati sinshaka kubyivangamo, gusa nabonaga wabize icyuya, nifuza kumenya impamvu waryamye mu zuba. Yakoze mu mufuka amuha inoti ya 2, aramubaza ati aya mafaranga nguhaye niyo mfite yonyine, urabona hari icyo ari bukumarire? Bobo turakoze cyane ahubwo arantunga iminsi myinshi, urakoze rwose. Uwo mukobwa yari yambaye ikanzu ndende, afite igitambaro mu mutwe, inkweto zifunze, amaherena maremare n'amataratara yo ku zuba. Yakomeje kuzamuka atekereza ati umusore mwiza kuriya muremure ufite agahu kakiri kazima, kuko akavuga ko yahoze asabiriza ashaka kubamuha amafaranga 100 yo kurya, biteye isoni n'ikimwaro. Uyu mujyi urimo abakene kuri uru rwego koko? Ubu se ntabwo agira iwabo cyangwa akagira aho ataha ku buryo afata umwanzuro wo gusabiriza no kuryama mu busitani? Uwakwita ku bibazo by'abasabiriza ntiyabivamo, n'ubundi ufasha umwe wagera imbere ukahasanga undi. Nubwo waba ugira umutima mwiza ute ufasha abantu, ntiwashobora kubafasha bose cyangwa gukemura ibibazo byananiye leta. Yatangiye kwivugisha ati ariko uyu musore atumye ntekereza ibidakwiriye, sibyo nifuzaga kuba ndi gutekerezaho muri aka kanya. Nakabaye ndi kwibaza kuri aya mazi azamuka hejuru akongera akamanuka, ngatekereza kuri bariya bafundi bari kubaka mu birere bameze nk'utunyoni. Ahubwo reka mpamagare Jabu ngiye kuhagera. Yahamagaye kuri telefoni, Jabu amubwira ko yahageze, nawe amusanga aho yanyweraga barasangira. Uwo Jabu yari mubyara we, akaba umusore wacururizaga akabari mu rundi ruhande rw'umujyi. Nawe yajyaga anyuzamo akaza aho hantu habaga hatuje, mu kabari yasizemo abaseriveri n'umuntu wo kumuhagararira. Kuri uwo munsi yari yazanye n'umukunzi we ngo basangire. Umuntu yarahagera akagatungurwa, kuko uretse kuba nta binyabiziga byahageraga, nta muntu waho wari wemerewe gucuranga umuziki urenze uwo yakumvira mu nzu ye. Umukobwa yasangiye nabo, bwije barataha. Nta wabaga wemerewe kurenza saa 5:45 z'ijoro akiri muri ako gace. Jabu n'umukunzi we bo baciye ahandi, umukobwa ataha wenyine. Yageze hahandi wa musore yari aryamye, arebye abona yagiye. Yarivugishije ati uko biri kose yatashye. Umusore ungana kuriya koko? Na n'ubu sindimvisha uko nasabiriza.
yibwiraga ko atari bwongere kumutekerezaho, nyamara yageze aho yari aryamye yibuka ibyabaye byose. Yagiye amutekerezaho kurushaho, agiye mu modoka yataha iwe mu rugo. Ni akabari kageraga aho bakinira wa mukino w'udupira n'inkoni uwo bita biyari. Jabo yari afite akabari kanini, akagira aho abanywera izidasembuye n'izisembuye bicaraga hatandukanye. Ku rundi ruhande ho hari hari icyumba cyakenerwagamo uwo mukino, kandi umuntu yabaga ashobora kuhazana n'icupa rye akaba yarishyize ku ruhande asomaho gake gake anakina. Uwo munsi umukobwa yaje kumureba ari mu modoka ye nk'ibisanzwe. Ahageze Jabo amuha ikaze yishimye cyane. Yamubajije icyanywa, umukobwa ati njye sinanywa ibisembuye kandi ari njye witwaye. Iyo mba ngifite umushoferi wanjye womba mbikoze. Jabo ati ariko se nandi wabuze wo kwishyura umushoferi wo kugutwara? Akazi ukora gasaba gutekereza cyane, rimwe na rimwe kakaguhindura nk'umusinzi utananyweye. Abantu bagakora bicwa na za ndwara zo guturika umutsi. Nandi ati Jabo wizana ibya stroke, njye ndakomeye ntabwo naturika umutsi wo mu bwonko. Jabo ati hoya nawe uzashaka umushoferi kuko amafaranga ntazagabanuka, kandi nibwo uzajya wisanzura, wakora ingendo ndende akaba ntari nko kugucungira umutekano. Nandi yaramusakurije ati uri umusazi Jabo, ibyo bintu wibivuga, harashyushye nkera akantu gakonje cyane. Jabo ati ubundi bivuze akantu gakonje, nguha inzoga ikaze, ushaka kahe? Nguha icyuma? Nandi turi igisazi gusa, ngaho mpa agafanta gakonje cyane. Jabo ati oya ntukavuga agafanta gakonje cyane, uzi ko gatera indwara zo mu mihogo? Nandi ati none uragira ngo nkugenze nte? Urampa iki? Jabo ati rega uri mubyara wanjye kandi ndagukunda, sinakwifuriza ko wazarwara njine kubera kuticunga unywa ibintu bikonje cyane. Ujye ugabanya kunywa ibintu bikonje bivuye muri firigo, ntabwo ari byiza buri gihe. Nandi ati wintera ububyara, ujye wibuka ko nguruta wakana we, utakomeza kumvugisha menshi, ndumva inyota imereye nabi, harashyushye nzanira fanta ikonje. Yakomeje aseka ati cyangwa nkifatire, ubundi ni wowe wakira abakiriya, reka nibwirire umuseriveri. Jabo ati reka se kandi ubwo wavuga ko nakwakiriye iwanjye uramutse wakiriwe n'umuseriveri? Keretse niba urishyura, naho mu gihe ugiye kunkonsoma, ugiye kunywera ubuntu nk'umuntu wansuye, tuza wowe mbikwihere. Nandi yaramwenyuye. Jabo ati nako wanashonje niyo mpamvu uri kuvuga utyo, reka ngusukire agafanta mu kirahure ngiye kuzana akaburushete dusangire kuko nanjye ndashonje. Nandi yicaye mu nguni y'abinyweraga inzoga, ikaba yari yegeranye n'aho bakiniraga biyari. Yasigaye anywa agafanta, Jabo ajya kuzana amaburushete. Mu gihe bari bagikomeje gusangira, haje umuntu avuga ko ashaka boss w'akabari. Jabo yahise ajya ku muryango ngo arebe uwo ari we. Ahageze abona ari umusore muremure ari kureba nk'urwaye. Yamubajije icyo amushakira, uwo musore ati nditwa Bobo, nifuza akazi niba bishoboka. Jabo ati ndumva tujya kwiteranwa Bobo na Jabo, twakorana ariko zishaka akazi bwoko kisha. Nawe ati nifuza akazi k'ubuseriveri. Jabo ati mba nkaguhaye, nuko abasore bamaze kuba benshi mu kabari kanjye. Nawe reba ukuntu abaseriveri b'abasore bamaze kungana, iyo uri umukobwa nari kukaguha. Bobo ati none se ntabwo wama ko gukora kuri biyari? Nawe ati nakaguha niba ugashaka, ariko sinajya nkwishyura amafaranga. Bobo ati wajya ungaburira ukama naho kurara se nibura? Nawe turasekeje wa musore we, none se urumva byavamo koko? Njye mfungura akabari kanjye saa 8 ngafunga saa 5, urumva sinajya nkugaburira na ryari ko ibiryo bihenda kandi iyo warya akaba yahemba abakozi benshi? Icyakora najya nguhemba inzoga. Niko abasore bankorera kuri biyari tubibarana cyane ko bahaza baje kwishakira icyo kunywa. Mbwira ahubwo utangire nonaha kuko ubu ndahuze. Bobo yikije umutima aramubwira ati njye sinywa inzoga, ariko ataravuga irindi jambo Jabo yamuciye mu ijambo ati igendere musore, ntabwo nakorana nawe utanywa inzoga, nicyo gihembo najya nguhemba, kandi nabwo ugasangira n'ababa bari kuza kuhakinira, wowe nkajya nkugurira icupa mu minota ya nyuma ngiye kugenda ngiye gufunga akabari. Bobo ati hangane ngusaba ikintu kimwe, niba wajya ungurira icupa waretse nkaza nkajya nkora ayo kunguriramo iryo cupa ukayampa nkayikoreshereza mu bindi. Jabo yaramubwiye ati oya, aho kuguha amafaranga ndi umucuruzi ntabwo igicuruzwa. Bobo zamwumiyeho aramubwira ati basi mijana kuko inzara imereye nabi cyane. Jabo ati nta musore ungana nkawe usabiriza, mva mu maso, urabona igihe wampereye, kuki utumva sha cyangwa uri igisambo? Bobo yamuvuye mu maso amanuka hepfo anyura mu bantu benshi ahita bagendamo. Nandi wari uri mu nzu byamuriye mu nda kuko yahise yibuka wa musore yahaye 2,000. Izina rye ryari Bobo kandi nawe yashakaga uwamuha icyo kurya. Ijwi rye ryamugarutse mu matwi uretse ko bwa mbere yavugaga gake cyane. Yasohotse hanze ngo amuvugishe arebe neza niba ari nawe, ahura na Jabo agarutse amucaho abona Bobo ari kurenga hirya. Yari wa musore, yari Bobo. Yashatse kumuhamagara abona atageza yijwi arabyihorera. Jabo yaramubwiye ati Nandi usohotse ugiye he? Ko mbona urangariye uriya musore uvuye aha, muraziranye? Nandi ati ibyo mwaganiraga nari nanze kubyitaho, ariko avuze ibyo kuba wamuha ijana ryo kurya mpita nibuka.
Jab yahise amukura amusubiza mu nzu ati wowe ufite ikihe kibazo, uriya musore usabiriza se wamwishinga? Nandi ati njye numvaga mugiriye impuhwe, iyo umuha akazi wari kuba iki? Jab ati niba wabyumvise urumva ashobotse ngo ntanywa inzoga, none namufashe iki? Nandi ati kandi wavuze ko wajya umuha inzoga, ubundi se ntiwamuha fanta mu mwanya w'inzoga niba atazinywa? Nawe ati winjagaraza wimutindaho yagiye. Nandi yamubwiye ko bwa mbere yamubonye aryamye yashonje. Jab ati urumva se gusabiriza atarabigize akamenyero, mureke rwose. Nandi ati sinshaka kumutekerezaho cyane nanjye, ariko mbwira ngaho gutanga amafaranga watanga igicuruzwa? Ubwo urumva bamubwiraga ibintu byumvikana cyangwa no kuba winywereye wanyweye utubyeri twinshi? Jab ati sha nari nzi ko wize ariko urinjije itazi uko bakora ubucuruzi, wowe ntuzi bizinesi, nuko wahiruka gukora akazi kaguhemba ku kwezi. Nandi ati nanga ko wamfashe nk'akagoryi uri kuntuka uko wishakiye, mbwira kuki uvuze kuriya? Jab ati impamvu ituma abacuruzi nkanjye duhitamo gutanga igicuruzwa aho gutanga amafaranga nuko amafaranga tuba twinjije tuyakoresha mu bindi bitandukanye, mu gihe igicuruzwa cyo kiba gifite aho kigarukira mu gukoreshwa. Amafaranga ntagira imipaka, akora byinshi, ariko inzoga barayinywa bikarangira, barayinywa gusa. Icyo utumva ni iki? Nandi ati ahubwo se icyo numvise ni ikihe? Jab ati igicuruzwa iyo ugihaye umuntu nk'igihembo uba ucuruje wamurezi we, gihita gisubira mu nyungu z'ubucuruzi bwawe bigatuma ujya kurangura vuba. Gutanga igicuruzwa bigufasha kwirinda gutakaza amafaranga yinjiye. Nandi yagotomeye fanta aramubwira ati uwakumva uri gusakuza kandi wanyicishije inyota, zanira fanta nini cyane, kunzanira aka gacupa gato nk'ako guha abana sinabikunze, kandi wihute wa mwana we ujye wubaha abakuru. Jab yagiye yisetsa ati kugira mubyara wo kurusha amezi we ubu ugira ngo yavukiye rimwe n'inyenyeri. Yiruka yise ajya kuyizana, abaseriveri bo bakomeje akazi ko kwita ku bandi bakiriye. Yagejeje cya gicupa kinini cya fanta, Nandi akibonye aramubwira ati nukura kinywera naho ubundi wari ukoze ubusa. Jab yarirakaje ati kandi urambona ese uwo utumye nyizana none ndayifunguye ngo nturayinywa? Ntiwavuze ko udashaka uducupa duto tw'abana? Nandi ati none se ndanywa urwo runtu rwose ntarya? Akaburusheti kamwe wazanye cyangwa akabari karutwa no gusabiriza? Nta mafaranga uba ufite nawe nkuremere. Jab yarasetse ati urakagoryi nubwo mbuza kubikubwira, reka nkuzanire burusheti nuzimara ndaguhemba, kandi nuzisigaza urazishyura ukubye kabiri. Yagiye hanze agarukana amaburusheti menshi. Nandi yarayabonye ati burusheti iyo haza uranazipfunyika, zizane tuzirye, kandi nutansubiza ikibazo cyanjye ibyo uri kwigira byose biraba ubusa, sinzi uko biri bugende. Wabivuze sinabyumva. Uriya musore kuki wamwimye akazi? Nshaka no kumenya icyo yaba akora kuri biyare. Ako kazi kaba kameze gate? Jab ati ngaho kurugutira mubwire wumve rero, njye naguze biyare nka business. Umuntu ushaka gukina yishyura amafaranga 200, kandi sinjye bajya bishyuza abashaka gukina, mbashyira umusore wo kujya banyishyuriza buri muntu ushaka gukina akayamuha. Nandi ati ubwo Bobo yashakaga kujya yishyuza abagiye gukina? Nawe ati yego. Abasore bakora ako kazi baha icupa bakanywa, cyane ko baba basangiye n'abakiriya ba biyari. Nandi ati umuhaye se ayo mafaranga wabiki? Jab ati ntabwo uri umuhanga urabeshya, banza ubyumve neza. Iyo uri umucuruzi wirinda gutagaguza amafaranga. Umusore aje akankorera nkamuha amafaranga, ndaba ndi guhomba. Ayo mafaranga nakamuhembye nyamuhamo icupa bigasa nk'aho aryiguriye, akaba nteje imbere mu dufaranga duke twasagutse kuyo ninjije muri biyare. Urumva naranguza iki? Kandi sinjya mbura abasore baza guta umwanya hano babuze icyo bakora iwabo bakaza bagakorera iryo cupa. Uriya we n'umusabirizi wabigize umwuga, yashakaga no kurya n'inzara rimuzanye, ariko ubundi kuki wamutinzeho? Nandi ati ntiwafasha n'umuntu ushonje? Nuko utumye agenda, nakabaye mwihere kuri burushete nkanamusomya kuri iri cupa rya fanta. Jab aramusakurije ati Nandi uba uri kwisuzuguza, abasore basabiriza ntukabiteho ntukabatindeho, nta nubwo twakabaye tumugeraho ikiganiro. Kiriya ni ikibwa, kandi niwafasha abasabirizi bose ngo bakure mu busabirizi. Nandi atereka gutukana, ntabwo wamenye impamvu ari muri buriya buzima. Gusa nanjye niko mbitekereza, ntiwakwita ku basabirizi bose ngo uzabivamo, ariko nyine kumenya impamvu umusore mwiza nk'uriya ahitamo gusabiriza. Kandi si ugusabiriza ku bushake, kuko aba agerageza no gushaka akazi. Iyo ukamuha se buriya ari kuzasubira gusabiriza. Jab ati tubireke ibyo ni ibyawe tuganire ku bindi. Reba mfite ubukwe mu kwezi gutaha, ndi muto kuri wowe, uhora umbwira ngo ndakana, none ngiye gushaka mbere yawe. Kandi ubusanzwe abakobwa bakunze gushaka bakiri bato ku bahungu, ubu wakabaye warabyaye, urashaje. Nandi shaka umugabo. Nizere ko uratawunyeretse ifoto y'umusore ukomereye nabi muri iyi minsi. Nawe ati abasore barantinya, uzi ko nenda kugumirwa. Jab ati cyakora nubwo mba nk'ubwanuka nka mubyara wanjye, nanjye uri umukobwa tudafitanye isano, sinatinyuka kugutereta. Twaba twahuriye kugendana imodoka? Oya nako uzateretwa n'abakire muhora. N'ubundi ntukeneye umusore nka Bob usabiriza, ukeneye umusore ukurusha ibintu,
utazabaho namusuzugura. Umugabo wamuburiye he kukorana n'abasore benshi? Nandi yarebye hasi ati nanjye aho bigeze nyine mukunzi ibyo. Icyakora sinzapfa guhitamo ngo nuko namubuze kandi nuko utabyumva, ariko abasore nubwo mwamukorera amafaranga angana, kuba uri umukobwa wowe bumva ubarenzeho cyane nkanjye bazi ko niyubakiye inzu. Uzi ko bamwe mu basore duhembwa amafaranga angana batanagira ibibanza? Jabu yavuze yitonze ati nibyo, abasore batinya gutereta abakobwa barusha amafaranga. Nandi ati kubera iki se? Nawe ati biterwa n'ubwoba bwo kumva ko batari ku rwego rumwe nabo, bagakeka ko bazasuzugurwa mu rugo bakagirwa inganzwa nta jambo bagira. Uretse n'ibyo, na mbere yo kuba babatereta batekereza ko barabatera utudobo, kuko umukobwa nkawe aba akeneye umusore urenze, ntaba ashaka uri munsi ye. None se niba umukobwa udafite urwara rwo kwishima, utagira akazi, uzaba buri kimwe, asuzugura umusore uhembwa make, witunze wanamutunga ngo ni umukene ntacyo bavugana, wowe winjiza amamiliyoni uri mwiza bene aka kageni, urumva bagutinyuka? Hari ubwo umusore avuga ati umukobwa nkawe nimutereta aramfata nk'ushaka inyungu wo gushaka urukundo nyarwo. Umusore wese agira igitekerezo cy'uko agomba kuba afite byinshi byo gutanga mu rukundo birimo amafaranga, gutuma umukobwa aba mu mibereho iri hejuru cyangwa mu buzima buhenze kurusha ubwo yari asanzwe abamo. Iyo umukobwa akiza amurusha byose bituma umusore atinya, akitinya, akiyumva nk'aho adahagije, bikamuca intege mbere y'uko atangira no kumutereta. Mushobora kuba inshuti ariko yatekereza ku bintu byo kujya mu rukundo nawe akumva utabyemera. Nandi ati none nzakene nibwo nzabona umukunzi? Jabu ati hoya nanone, abakobwa bakize babona abagabo. Nandi ati nzakora iki ngo mubone? Jabu aseka ati ariko ugira inshuti z'abahungu muvugana, bamwe nuko bitinya, ugenzuye neza wamenya ugukunda by'ukuri, nuko babura aho bahera. Wowe uzafata umwe umwereke ko wamukunze, ibindi bizikora. Nawe wamwiteretera ntuzategereza. Uri mwiza, uzi ubwenge, ufite amafaranga, tangira usohokana abasore mutembera, nubaha igihe. Nakuzafata umwe ujye umuhamagara kenshi, azakwiteretera nubwo ari wowe uzaba umuteretse mu cyahenge. Ubundi se ko abakobwa ari bo biteretera abahungu? Nuko nyine abakobwa icyo birinda ari ukuvuga ngo ndagukunda, ariko umukobwa iyo ushaka umuhungu wowe umwitaho, ukamuha keya, ukamuhamagara, ukamwereka ko umuhangayikiye, ukamwitaho bishoboka. Rimwe na rimwe nyine ukajya umwima n'umwanya, ariko umusore akabona ko umukeneye, ko wamwitayeho. Ubwabyo bituma nyine yumva ko agomba kugutereta, azaza kukwibwira ko agukunda nubikora. Bakomeje kuganira, Nandi ageze ati ndatashye, ariko ndumva nzongera kurya hashize ukwezi, ndahaze cyane. Jabu ati yuriye cyane ukarengera uba wadukereye, dore akada kawe kabaye nk'ak'ihene. Nandi yararakaye cyane ahita amanuka ajya mu modoka. Jabu asaba imbabazi ati ariko nawe ntukivumbure, nicyo gituma ubura umugabo. Wakwivumbura utya ukazabona umugabo? Wakwivumbura utya umusore akagutereta ate? Ubwo se ko ntabuze ko wagize intuza, iyo mbivuga noneho ntiwari bwimanike? Humura wijuse, umukobwa mwiza nk'aba arijuta, sibyo sheri wanjye? Nandi yaraturitse araseka, tukuntu uba uri kunyigiraho, sigara mu kazi kawe ndigendeye, bye. Yatashye atekereza ku mpamvu yaba yaratumaga Bob abaho muri ubwo buzima bumeze butyo. Ntiyaranaze ahantu yamusanga ngo wenda mubaze impamvu, kuko bari barahuriye bwa mbere atariho yari yongeye kumubona. Yaratekereje ati wasanga Bob azenguruka umujyi wose asaba akazi, asabiriza n'ibyo kurya. Ararahese, ubu se niba yibana inzu yarayishyura, niba abana n'abandi se kuki yababyuka ajya gusabiriza, wowe kuki batamurangira akazi? Yageze mu rugo akora utuntu duke ahita yiryamira. Hashize iminsi 3 ajya mu kazi bisanzwe. Yagendaga mu gitondo saa 2 akagaruka saa 11 z'umugoroba. Inzira acagamo agiye mu kazi yahinyuragamo icyo gihe muri ayo masaha. Ku munsi wa 4 aho aviriye kwa Jabu, yanyuze ahantu hendaga kubaka inyubako nziza bari barazitiye ku mpande bakoresheje ibipapuro binini byari byometse kuri senyenge. Ikibanza cyari hakurya y'umuhanda, hagati y'ikibanza n'umuhanda harimo umwanya uhagije, harimo ibyatsi birebire. Ahageze yabonye umusore hicaye yubitse umutwe mu maguru ari iruhande rw'igikapu kinini. Yamwitegereje neza abona asa nka Bob. Yageze hirya ho guparika, ava mu modoka agenda amusatira. Yamugeze amukoze asanga yanasinziriye. Yari Bob koko. Nandi yaribajije ati ubu nta yindi ndwara arwaye? Noneho se igikapu kingana gitya kivanye he? Yaramukanguye ati Bob kanguka, hano uri ku muhanda, umujura aje yagutwara igikapu cyawe. Bob yakangutse ameze nk'uwanyweye ibiyobyabwenge. Si uko yari yabinyweye, nuko mu maso hari harimo umunaniro, inzara, agahinda n'umujinya icyarimwe. Yarayuye abwira Nandi turongeye urankanguye kandi nari nitoreye agatotsi ngo ntatekereza ku byambayeho, none urankanguye. Nandi yagizemo ikiniga aramuza ati none se wariye? Bob ati yomba nariye simba ndi hano. Nandi ati nta hantu ho gutaba ufite? Bob ati yomba agira nari kujya kugwayo, nanjye sinakabaye ndi hano. Ntako nagize ngo nkomeze kurwana kuri ubu buzima, ariko bugiye kunceka.
mfite isoni zo gukomeza gusabiriza ndi umusore ungana uko. Bamwe baba bambonamo igisamba ahari cyangwa bakumva ndi gukina. Akazi byaranze. Iyo ngira imbaraga nari gushaka uko mba umujura, wenda nazafatwa bakanyica, nagira amahirwe kurushaho bakanjyana muri gereza. Gupfa byandohora, gereza yangaburira. Umusore nkanjye nkwiriye gupfa. Nandi yagize ikiniga afata igikapu cye atamuvugishije byinshi, agiheka mu mugongo aramuhagurutsa aramwiyegamiza amugeza ku modoka. Yamugejeje ku modoka amusaba kwinjiramo aratwara. Bageze ku gipangu kinini avuza amahoni, bamara iminota batarakingura. Yavuye mu modoka avuza inzogera ku irembo, asohoka umukobwa akingura umuryango. Uwo yari umukozi wo mu rugo rwe. Yinjije imodoka asaba umukozi wo gutegura utwo kurya tworeje tutarimo amavuta akadushyira ku meza. Yafashe bomba amujyana mu nzu amwicaza ku ntebe. Yamuhaye amazi make yo kunywa, umusore abanza kuyagarura. Yongeye kumuha amazi make make, ayanywa buhoro buhoro kugira ngo umubiri ubonereho kwisuganya. Nyuma yamuhaye agafanta koroheje akamunywesha gahoro gahoro kugira ngo asubirane imbaraga n'isukari mu mubiri. Ibiryo byari bimaze kuboneka, yamugaburira bimutamika gahoro gahoro. Bob atangiye kugira akabaraga bimutera isoni kubona ari gutamikwa nk'umwana, amwaka ikika amwereka uko umusore ushonje atamira. Nandi yarebye ukuntu yaryaga, atwarwa n'ukuntu yabimiraguraga, arishima ariko agira n'agahinda. Yarashimishijwe n'ukuntu yaramutabaye, ariko nanone akababazwa n'ukuntu yari agiye gupfa. Nyuma yo kugarura imbaraga, Nandi yamusabye kumubwira icyatumye yisanga muri ubwo buzima. Bob yatangiye amubwira ati, ni njye wizize, urancira urubanza ariko urabyemerewe. Nandi ati, mbwira sindi burugucire. Nawe ati, uyu ni umusaruro w'amakosa yanjye, ndabizi rwose urancira urubanza kandi urumva ndi ikigoryi. Nandi ati, mfite amatsiko, mbwira. Icya mbere ni ukwigira ku byakubayeho kuko ntiwasubiza ibihe inyuma. Nanjye ngira ibyo nicuza kandi hari amakosa nigeze gukora kera angiza ahantu ku buryo kuhikura byangoye. Ni ibintu bya buri wese, hari igihe twisanga mu ikosa rimwe rikaduteza ibindi byago kubyikuramo bikatunanira. Uwo ari we wese aba afite ikosa yakoze rikamushyira ahandi hantu habi. Aho dutandukanira ni uko wenda ingaruka z'amakosa twikoreye ubwacu zitangana, naho ni ibintu rusange, ni ibintu biba kuri buri wese. Niba nawe byakubayeho rero witinya kubimbwira, isanzura umbwire kuko ntiwaciye nk'amabere. Bob yaratangiye ati, data yapfuye mfite imyaka 8. Bashiki banjye babiri bakuru barigaga, ubuzima buragorana barivamo. Ku bw'amahirwe mama yashakanye n'undi mugabo, njye nakomeje kwiga. Ngeze mu wa 3 wayisumbuye narivuyemo atari uko hari icyo nari mbuze. Umugabo wa mama nta kintu atakoraga ngo nige, ariko yangaga kuvuga cyane mu gihe twabaga twakoze amakosa ngo mama tumva ko bwashaka kudushyiraho igitsure gikabije kandi tutarabe. Mama nyingingiye gukomeza kwiga mu bana intare, aratinya. Navuye mu ishuri ntacyo ngiye gukora, ngeze aho ndambirwa kuba mu rugo nyine ntacyo nkora. Umugabo wa mama yansabye kwiga umwuga nemera kwiga ubukanishi. Nagezemo hagati mbivamo, mbabwira ko nashaka kuzajya nkora munsi y'amapine y'ibinyabiziga bisa nabi. Nabwo barangoragoje banshingira sayo yo kogosheramo, maze kumenyera amafaranga atangiye kuza, nyajyana mu nzoga no mu bindi, mbura n'umwanya wo kogosha mbivamo. Umugabo wa mama yanze kurambirwa, ansaba kwiga iby'amazi. Nabyo nabivuyemo bitarangiye, yanga kurekura, angira inama yo kumpa amafaranga ngashaka perimi. Nabonye provisoire sinajya mu bya perimi. Numvaga atari ibyanjye kuzaba umumotari. Naratekereje mbona nkwiye kuva mu rugo nkigira mu mujyi, kuhaba byari bimaze kundambira. Kugira ngo mbone yo kugenderaho, nasabye amafaranga ngo njye gushinga iduka barayama. Umugabo wa mama yambereye nka data wa nyawe, ampa yo gukodesha inzu nayo kuranguza, kandi ibyo namubwiraga byose yabikoraga nta kumbaza ibibazo byinshi. Bwakeye ntari mu rugo niziye mu mujyi, nari nsanze abasore twiganaga bakava mu ishuri bakizira mu mujyi. Nabo mu cyaro cy'iwacu bari baraje n'abaje gukora ko gufotora. Nyihagera iwacu bakambura, barampamagaye mbabwira ko nagiye gufotora mu mujyi, kari ko kazi kanjyanye. Bishimiye ko nabwo ndabafite icyo gukora. Nize gufata kamera ndabimenya mbona ibiraka. Nabanaga n'abo basore kandi navuganaga no mu rugo bakamvugisha neza rwose. Ariko byageze aho abo basore bo bashaka kandi kaza mu yindi nzu ifotora, njye nsigara nkorera uwo mukire. Hadaciye kabiri yaje guhomba cyane, nsigara nta kazi mfite. Ubwo natangiye kubaho mu bushomeri mbana n'abo basore, hashira amezi 3 bantunze, njya ntashye bakishyira inzu bonyine n'ibindi. Bakoze iyo bwabaga bansabira akazi ahantu hatandukanye, nageraho bakampa make nkayanga, najya kwisubiraho bakagahundi. Aha nyuma nagiye niho hankozeho. Bambwiye ko baranyigisha gukora muri papeteri, bakajya bangaburira bakanamaho kuba, bakantangiriza kuri make. Twapfuye ko banze kumpa yo nifuzaga, maze njye hakana gukorera umukire, mbona haje undi mwana atangiye akaza ako kanya. Kandi ubwo
bari kuzanyongeza nyuma maze kumenyera akazi neza. Abo basore twabanaga kuko aribo bari bakandangiye babonye ndi ikibwa cyane ko rimwe na rimwe nirirwaga mu rugo bagiye mu kazi bagasanga ntatetse ntogeje ibyombo, bakajya kwihahira, babihageza nkabona guteka cyangwa bakitekera. Ibyo byose byatumye bansohora mu nzu ngo ntacyo mbamariye, ngo nta nubwo nakoragamo amasuku. Umwe yari afite nimero za mama amubwira ko byose byagenze kugira ngo bansohore mu nzu. Mama n'umugabo we bibutse uko bangoragoje bambuza kuzabasubirira mu rugo, narabatakambiye baratsemba. Numvaga mbonye itike nakwemera nkajya kwihamba nkabageraho nkareba uko bangira bari kundeba, ariko ndayibura. Hari undi musore twari tuziranye ari inshuti yanjye, nagiye kumutakambira ngo amuhe kurara arabyemera. Iminsi 2 nayimaze mbaza ikirakurikiraho mubeshya ko ngiye kubona akazi. Navaga mu rugo iwe nkagashaka ngataha nariye nakabuze, kubw'amahirwe ngasanga yatetse ibya nimugoroba hari ibyo yasigaje akaba ari byo ndarira. Ku munsi wa 4 babahungu twabanaga bamubwiye amakosa yanjye, bamubwira impamvu banyirukanye baramusaza, kandi nawe narakeneye umuntu wo kubana nawe amukenesha. Nagarutse nje kuryama bucyasohora igikapu cyanjye, nabuze aho nerekeza ndamubwira nguriza itike ntahe nzakwishyura ngeze mu rugo. Yarabyanze. Nta bantu benshi twari twakamenyanye mu mujyi, icyakora nibutse umugore twabanaga mu gipangu wari warimukiye hirya gato, nigira inama yo kujyaho ngashyiraho igikapu cyanjye. Nahimbye ibinyoma by'ukuntu abo tubana twashwanye, ngahitamo kubahunga ntarabona inzu, kandi mbabwira ko ndi kuyishaka ngo nibane. Umugabo waho yansabye kuyinshakira, mubwira ko ndabyikorera. Ubwo kwari kuhabika igikapu sinarinze aho ndarara. Uwo munsi nandikiye abakire bose twari tuziranye mbasaba akazi, n'abari barakanyimiye nongera kukabasaba banga kunsubiza kuko bari barampaye akazi mbere nkanga amafaranga tugashwana. Byageze naho abantu basanzwe bandambirwa kuko nabasabaga amafaranga ngo wenda mbone itike. Na za nshuti zisanzwe nandikiraga nzibaza amakuru wagira ngo zarabimenye, nabandikira kuri WhatsApp bagasoma ubutumwa ntibansubize. Ibaze ko natangiye no kwandikira umuntu ngo hayi ariko ntagire icyo asubiza. Nakwandikira umuntu ngo amakuru nkabona arabisomye arabyihoreye, nahamagara amatelefoni ntihagire n'umuntu mfata. Numvise isi yose ahari yanyanze. Natakambiye mushiki wanjye ama amafaranga yo gutega, nabanje kuyabikura yose. Nagiye muri rwa rugo ngufata igikapu cyanjye, narahagera neza nkoze mu mufuka ndayabura, njya guta umutwe mu nzira nyashaka birangira ntayabonye. Ku mugoroba nagiyeho nasize igikapu, basaba kuharara iryo joro, barabyemera kuko bari bazi ko mfite akazi kandi ko ndi gushaka inzu. Nyamara nta kazi nari mfite, nari nakoze uko nshoboye ngo ngashake nakabuze n'ikiyede byanze. Mu gitondo nabyutse njya gushaka akazi, bo bagira ngo ngiye mu kazi, mbabwira ko ndaza kuharara gusa. Ibiryo byo ntabwo ndi nyine nari kwimenya, amayinite yari yashize burundu, naragujije yo nemerewe yose yarashizemo kandi nta kundi nari kubigenza. Nabuze icyo gukora, ntangira gusabiriza. Hari uwamaye 100 mu munsi wose, nenda gupfa neza. Nahise mpamagara mushiki wanjye musaba itike, hayamaye inzara numva igiye kunyica, njyamo 1/3. Andi ntiyari kungezayo, kandi aho yari kungeza mu nzira sinari kuhagenda n'amaguru. Maze kurya hari umukire twahuriye muri restaurant musaba akazi, anyizeza kazakama akama akazi ko gukora mu igaraje mu minsi 10 yari imbere. Ubwo mu kindi cyumweru nari kubona akazi, nagize icyizere ndibwira nesingitashye. Nagiye muri rwa rugo rwo kwa wa mudamu ndamubeshya, we n'umugabo we banyemerera kuba mparara muri iyo minsi nari kuba ntegereje kandi kazi kuko nari kujya ndara ku igaraje. Nabo bambwiye ko naba mbaze nabi ndamutse nshatse inzu yo kubamo, kandi mu byumweru 2 nzayivamo, dore ko inzu kugira ngo yinjire mubanza no kwishyura amezi 2. Ariko se no kwishyura kumwe kugira ngo amafaranga agende ari nyafite, nta n'igiceri nari nifitiye. Nababeshyaga ko ndi gushakisha inzu kubwo nyine nakwishyura amezi 2 nkaho harayo nari mfite. Nari nabuze nayo kurya, ntabwo nashakaga kubabwiza ukuri kose. Wumve ngo gusabiriza byaje uko, nkajya mu muhanda ngasabiriza, nagira amahirwe mu minsi 2 nkabona nka 500 yo kurya. Nirirwaga nzenguruka imihanda, nimugoroba nkaza kuryama ngasanga bariye. Babonaga inzara yanyishe ndi kureba nabi, bakagira ngo wenda n'umunaniro w'akazi. Bigirira abana benshi kandi nabo barakodesha, ubuzima bwabo bugoye. Ntacyo nabaga narenzaho ngo mbabaze ibyo kurya atari n'iwacu. Mu gihe nari gitegereje akazi, mbyuka mu gitondo nkagenda nkagaruka muri urwo rugo nimugoroba, mu gitondo kimwe nararyamiriye. Nakangutse abana bagiye ku ishuri, ababyeyi bagiye mu kazi, bansize mu nzu ifunguye. Nakangutse badahari, ubwo narahagumye nkomeza kwiryamira. Umumama yatashye mu saa 5, akihagera buri bintu byo muri salo. Yambajije aho biri, mubwira ko nahazi. Byari ukuri, bari babibye ibintu byo muri salo byose. Nibo bari basize bafunguye kuko nari ndimo.
Induru zaravuze, abantu barahurura, b'abasore banyirukanye nabo barahagera, ndetse birangira bo n'abari bari aho bose bavuze ko ubwo ari njye babigurishije, nkaba nari ngiye guhita nigendera bagasanga nahari. Banyetse telefone yanjye nk'ingurane y'ibyo bari babuze, kubw'amahirwe igikapu cyo barakimpa. Nagiye kuri wa mukiriya wari wansezeranyije akazi mu kindi cyumweru, musaba ko yabamo kuba akanyereka aho hantu nzabamo nyine nkaba mpabaye, arabyanga. Ambwira ko umukozi we nzasimbura wamusezeye ku giti cye ataragenda. Namusabye ko asigirana igikapu cyanjye nkazajya mpaza nje guhindura imyenda, byarabyemera. Abyemera atanambajije niba aho nari kujya ndara naho nagifasha. Ubwo gusabiriza byo nagombaga kubikomeza kugira ngo wenda mbone n'umuntu wamudufaranga nkarya. Nararaga ku mabaraza, mu biraro n'ahandi. Nibwo cyagiye wangeragaho rero ukampa 2 nkarya iminsi myinshi, nkagira amahirwe abandi bakampa udufaranga nizeye akazi ko mu kindi cyumweru. Icyo gihe bwo nari mfite icyizere. Inzara yarandyaga nkavuga ni iminsi mike nenda kujya mu igaraje. Igihe navuganye no mu kirere cyarageze, ngiye ambwira ko haje akana k'agahanga kazajya gakorera make kuyo twari twemeranyije, agahita kihera akazi. Yampaye igikapu cyanjye arambwira ati nta kundi, nabuze aho nagishyira. Ngeze aho njya kugabara aho bakinaga biyari, mbasaba ko baba bakimfashije ngo ndaje. Ariko mbere yuko babona amenye ko burya kuri biyari haba hari umuntu buhari ari gufata amafaranga bishyura ngo bakine, ayo bamuhaye akaza kugabanaho na sebuja. Nabanje gusaba umukiriya ko kazi, ambwira ko abagakora bahari. Kubera ko nari naragiye nsaba kandi kazi nkakabura, nigira inama yo kurirwamo igahano ari za biyari ngo wenda amasaba akazi, ariko nabwo birangira nkabuze. Nandi yazenze amarira mu maso kuko umunsi aribwo yazaga kwa Jabo. Yakomeje kumutega amatwi. Bob aramubwira ati ubwo natangiye gusabiriza mpetse igikapu. Abantu barambwiraga bati gurisha imyenda ubone uko ureka gusabiriza. Nabuze aho nagurisha imyenda, mbura n'uwo nagurisha igikapu ngame make cyane. Nabuze n'uwo nagurisha inkweto. Icyakora sinacitse intege. Numvise ari igitekerezo kizima ko nagurisha ibyo nari mfite, nkomeza gushaka uko nabigurisha, ariko rwose naramubuze. Kandi kera nkimeze neza nkibana n'abo basore, wabaga ufite nk'agashati ugashaka kugurisha cyangwa inkweto ugahita ubona umuntu ubigura. Ariko muri iyi minsi ho narabashatse ndababura, nta muntu n'umwe ushaka kubigura. Bamwe ahubwo bambwira ko ari byo nibye bagashaka kumfata nk'igisambo. Ni nako nabaga nsabiriza nkanarara aho mbonye. Sinari kujya iwacu n'amaguru ngo ngereyo, nta hantu nari nsigaranyeho kujya, nta muntu wari ukinkeneye. Ubu hari hashize iminsi 2 ntarya nsabiriza, narabuze uwamfasha. Nahisemo kuza ngapfira hariya wansanze kuko imbaraga zo gusabiriza zari zinshiranye. Nandi yabuze icyo arenzaho. Bob yari yarizize amakosa yarabyaye ibintu bikomeye cyane bene ako kageni. Yaramubwiye ati rero Bob, numvise uzi gukora ibintu byinshi, none wakwemera ukaba hano nkakuguriza amafaranga ugashaka perime, nkakugurira moto ukajya mu muhanda. Niho tuwabungiriye neza, ubu icyo nabona cyose nagikora nshyizeho umutima. Undi ati ntukomeze kwicira urubanza, ariko niba ari amasomo ndumva yo wize ahagije, njye ntacyo narenzaho. Buriya akenshi tubona abantu bahuye n'ibyago, bahuye n'ibibazo, tukumva twabagira inama ngo uzitware gutya na gutya mu bundi buzima. Ariko wowe si ngombwa, nawe ubwawe uratekereza, urabizi neza ko izi ngizi ari ingaruka z'amakosa yawe. Bitumye nkwizera ko n'ubundi ibintu byose wabishobora, wabikora neza. Wowe ugomba guhinduka. Amasomo wabonye niba ahagije, ndakwizeye uzahinduka. Amwubashye yamweretse icyumba ari kujya abamo, kandi ategeka umukozi kumwitaho bishoboka, akamwitaho nk'umusore ufite icyubahiro nk'uko undi wibashye wabasura bamwitaho. Ku munsi ukurikira amuguriye telefoni, amugurira igitabo cy'amategeko y'umuhanda, amuzanira na moto ngo abe yitoza akatakata aho ngaho mu gipangu. Mu cyumweru kimwe gusa yagiye kwiyandikisha mu bazakora ikizamini. Mu kwezi kumwe n'igice gusa yarabonye perime. Muri icyo gihe cyose yabaga mu rugo kwa Nandi, babaga biganirira bagahuza urugwiro, kuko Nandi yabaga yifuza ko atimva nabi ngo nuko yamufashije. Bob yari n'umusore mwiza, nuko gusabiriza byari byaramuhinduye umuntu udafite ijambo, isura igakunjama. Nandi yabaga mu kazi, akaza bagasangira ibyo kurya, bakaganira amasaha menshi, bakaryama, mu gitondo bagasangira ibya mu gitondo, bikomeza bityo kugera abonye perime. Akiyibona yagiye mu muhanda. Nyuma y'ukwezi yasezeye kuri Nandi. Nandi yaramubaje ati kubera iki nsize? Nawe ati singusize, ahubwo nkwiriye kugenda ngatangira ubuzima bwanjye. Wampaye urufatiro, reka njye kurwubakiraho. Nzahora ngushimira, kandi nibishoboka nzagushimira birenze. Nizeye ko nzatera imbere umunsi umwe, wenda ngakora ibirori nkagushimira mu ruhame. Nandi yamuciriye bugufi aramureka aragenda, gusa asigara ababaye, yumva agize irunga ako kanya kuko yatahaga bakiganirira bagaseka nk'inshuti magara. Bob yagiye mu muhanda amara iminsi 2 atavugisha Nandi, nawe yaramwihoreye. Nandi yumvise akumbuye inkuru ze no kuganira nawe, aramwihamagarira.
Baraganiriye, Bobo amubwira ko biri kugenda biza, kari kubona abagenzi kandi kari kubona ubuzima bugiye kuba bwiza. Inzu yari yarayishyuye amezi 2, yarahashye ibyo azarya muri ayo mezi 2. Nandi yaramubwiye ati nshaka kureba aho utuye, ntabwo ushaka ko njya gusura? Bobo ati amahirwe se nayakora ahubwo, gusa ndi gukora cyane ngakora n'amajoro yose, nibwo abagenzi ariko baboneka cyane muri iyi minsi. Wazaje mu mpera z'icyumweru? Nandi ati mu mpera z'icyumweru nzaba ngukumbuye, gusa ashaka amafaranga ubwo tuzahura icyo gihe. Bobo yakomeje gukorana umwete mu mpera z'icyumweru koko Nandi aza kumusura aho yabaga mu kazu gaciriritse yari ari kwiberamo. Bobo niwe wamwakiriye mu mafaranga ye, amugurira icyo kunywa, aramutekera, barasangira. Nandi yishimira ko noneho yari yabaye umuntu ukuze mu mutwe, yatangaga icyizere cyo kuvamo umuntu ukomeye mu gihe ari kuba akomeje muri uwo mujyo. Uwo munsi bemeranyije ko bazajya bahamagarana bakiganirira. Ukwezi kwashize baganira, babwirana buri kimwe, umwe abwira undi gahunda ze n'ibyo yaciyemo byose. Bobo yari afite intego ikomeye, we yikundiraga gufotora. Yakoraga cyane ngo ave mu kimotari ashinga inzu ifotora, ariko umushinga wari munini cyane wamusabaga amafaranga menshi. Yagombaga kugura amakamera ahagije, amatara n'ibindi ari kujya yifashisha muri shooting room. Nandi yaramubwiye ati waretse nkabwiye igishoro, ibyo bintu uri kuvuga ukabitangira. Bobo ati oya, ahubwo nkurimo ideni ngomba kukwishyura mbere. Ntunyumve nabi, sinabona icyo nkwishyura tubaze buri kimwe wankoreye. Wankoreye byinshi, sinabona uko nkwitura, ariko amafaranga wampaye mu ntoki ngo njye gushaka perimi hamwe n'iyi moto ngendaho, iyo ngomba kuyakwishyura ngomba kuzayaguha yose uko yakabaye. Nandi yaramuretse bakajya bakomeza kwiganirira ngo arebe ko ibyo yavugaga azabikora. Mu mezi 2 gusa yamwishyuye amafaranga yose. Nandi yari yakiriye kuko yifuzaga ko Bobo yumva ko nawe hari icyo ari kugeraho, aho kugira ngo yamuharire yose wenda bireme ikintu cyo kutamwisanzuraho. Bobo yarakomeje kumutungura, umunsi ku wundi yarushagaho kuba umuntu utangaje. Haciye amezi 6 bavugana, barabaye inshuti zirenze urugero, basurana buri gihe, bakaganira buri kanya binyuze mu guhamagarana no kwandikirana, no mu gihe babaga bari mu kazi babazanya amakuru. Nyuma y'ayo mezi Bobo yaramutunguye. Yari yafunguye ahantu akumba gatari ku kari gahagije ko gufotoreramo. Yari yaguze amakamera n'ibindi bikenerwa muri shoti. Yabonye nabijyamo ubwo atarahita abona amafaranga ahagije, ahita ahamagara umwe muri ba basore babanaga mu bamwirukanye wari umushomeri muri iyo minsi. Uwo musore yabanje kwanga akazi ke kubera ko yari yarafatanyije na mugenzi we bakamwirukana. Bobo aramubwira ati mani, iyo mutanyirukana wenda simba narabashije kugera kuri ibi byose. Wowe birenze amaso uze tuganire neza birambuye, wemere uze dukorane. Uwo musore yaraje barakorana, ariko niwe wavuga hari wenyine. Bobo yahinyuzaga aje kureba uko bimeze kuko yaragikomeje ikimotari. Niko yabaga akomeje kuvugana n'andi umwanya ku wundi. Nyuma y'amezi 2 gusa abakiriya babaye benshi ku rwego rwo hejuru, bakajya baza kwifotoza ari benshi. Birangira ashatse abandi basore 2 bo kumukorera nawe areka ikimotari. Ifoto imwe idacapye yo kohereza kuri telefone bacaga umuntu amafaranga 3,000 kuko hari mu mujyi ukomeye, kandi babonaga abakiriya benshi bahagije. Kuko amafaranga akomezaga kuboneka, yatekereje no gukora izindi business, maze ashinga iduka barigiyemo, inzu ifoto rikomeza gukoreramo abo basore. Nyuma y'igihe kitari gito yaguze moto nyinshi azishyira mu muhanda, abo yazihaye bakajya bamuha amafaranga yo kuzikodesha buri cyumweru. Kugeza icyo gihe we na Nandi ubucuti bwari bwarageze ku rundi rwego, batazi icyo umwe yarasigaye ari cyo ku wundi. Bakundaga guhura ari babiri, rimwe na rimwe Nandi yagiye kumusura cyangwa se Bobo yagiye kumusura. Iyo babaga bari kumwe bagasangira, bisangaga bari gutamikana, bagafatana ibiganza, bagahoberana. Bobo yatinyaga kumubwira ko amukunda. Nandi yagezeho kwifata bimunanira, atekereza icyatuma Bobo amubwira ko amukunda arakibura. Yatekereje kubimwibwirira, yumva yabifata nabi cyangwa ntanamwemere. Yamusabye ko basohokana ngo arebe ko wenda hari aho yamuhera. Bobo yarabyemeye bajyanayo. Bagezeyo yaramubajije ati ese kuki utambwira ko nkunda ngo dukore ubukwe, ubona tutari gutinda kohereza abana ku ishuri? Bobo yaramwenyuye ati abana turabohereza ku ishuri se tutarababyara? Nandi ati nyine iyo tuba twarabanye hakiri kare tuba twarabyaye abo bana bakaba benda kujya ku ishuri. Bobo turakomeje ese dupanga ubukwe? Mbwira niba wabyemera njye ndi tayari. Nandi ati none turabukora tudakundana? Bobo ati kandi koko gusa njye ubyemeye twabukora. Umukobwa turankunda? Bobo ati Nandi urabizi nubwo. Yacecetse akanya gato. Nandi ati mbwira witinya kuko ndabibona. Bobo tubona ibiki? Urabibona ko ngukunda? Ntabyo navuze. Nandi ati ntabwo ari byo, ntabwo nkunda, mba nkwibeshyaho. Bobo ati kubwira umukobwa nkawe ko ngukunda nicyo kizamini cyananiye. Reba aho wankuye, urebe urwego uriho, umbwira aho nahera. Nandi ati ariko njye sintinyitse. None se
wambwiye ko nkunda ndaguhakanira, rimwe na rimwe turacikwa tukisanga twageranye kure, ibyo urabizi, ntacyo ubibonamo? nawe ati ngufata nka mabuja, iyo byabayeho nicira urubanza mvuga ko narengeye, ndabizi amarangamutima aratuganza, ariko ntibyari kumuha uburenganzira bwo kuvuga ibyatuma nshwana nawe. Nubwo ngukunda sinjya ntekereza ko wanyemera, biriya nyine bibaho. None se ko usanga umugore w'umukire aryamana n'agakozi ke gaciriritse, nuko aba yakomera ko kamubera umugabo, cyangwa no kubera umubiri nyine by'ako kanya? Nawe rero hari igihe njya ntekereza gutyo, ntunyumve nabi, ariko niko njya mbitekereza. Nandi yararize ati ubu twakabaye twarakoze ubukwe, none unyumvire, kuki mfata nk'abo bantu bose? Washakaga ko nkwibwirira ko ngukunda? Abakobwa se tujye twanga gukora ngo dutere imbere ngo ntukugira ngo tuzabone abakunzi? Iyo ukennye nta kintu wimariye, n'ubundi abasore bashobora kugukundira isura n'uko uteye, ariko niba bagushyira mu rugo kuko baba bumva nta kintu wabamarira, rimwe na rimwe bituma bakwanga. Wakora cyane ukiteza imbere, ukagira amahirwe ukagira icyo ugeraho gifatika, nabwo bakagutinya. Abasore mushaka iki koko? Bob ati nyine ni ugutinya ko muba mukeneye ababa bari hejuru namwe. Umusore atekereza ko nabo umugabo azaba umutware mu rugo, agatanga amabwiriza rimwe na rimwe, agakenera kubahwa. Umugabo aba akeneye kugaragaza ubushobozi bwe mu rugo nk'umuntu uba uyoboye umuryango, nibyo bimugira umugabo wa nyawe. Ni ibintu bitubamo, ntabwo ari ibyo dushakisha, ntabwo ari ibyo nyine tuba turi gusaba, ahubwo biba biturimo. Iyo tubikorewe nibwo twumva turi abagabo. Ikindi, urabizi ko umukobwa aba asabwa kuganduka. Kuganduka ni ukumvira no mu gihe bigoye. Umukobwa ukurusha ibyo byose rero uba utekereza ko azakugira inganzwa mu rugo. Nubwo bwose urugo rwiza ruba rusaba kubahana no kuzuzanya, ariko nanone akantu ko kuba uri umugabo kaba kagomba kuzamo. Ntabwo ari njye wiremye gutyo, niko abagabo bose bameze. Kuri wowe rero ho birarenze, sinari kubona aho mpera, nzi aho wankuye. Ndagukunda, utumye mbikubwira. Buri munsi nabaga ndwana nabyo, kandi nari kuzapfa ntabikubwiye. Nari kuzagira agahinda wakoze ubukwe kuko ngukunda nk'umuntu mbonamo umukunzi mwiza, ariko nanone nari kuzumva byumvikana kuko nawe uhuriye nanjye. Nari no kuzabyishimira kuko nari kuzaba mpawe umwanya wo kwitekerezaho. Nandi wambujije kukwita mabuja, nawe ibaze kubwira wahoze ari mabuja wankuye ku muhanda nsabiriza ko mukunda nkaba nifuza kubana nawe. Bitekerezaho. Nandi yagize ikiniga, abakobwa bafite ubwiza ndabizi bariyemera, nta musore ukennye wapfa kubegera. Abafite ubutunzi bo biba akarusho, ufite imodoka aba akeneye ufite indege zirenze imwe. Ndabizi rwose umukobwa ufite ibihumbi 100 aba yumva umusore ufite ibihumbi 300 ari umukene nta kintu bavugana. Umukobwa ugenda mu modoka aba yumva undi musore ugenda mu modoka atamwemera, akeneye umusore ufite nk'imodoka nk'eshanu nibura. Abakobwa bafite ikimero cyonyine baba bumva bakirisha, bagakenera abagabo b'abakire cyane, abasore baciriritse ntibabiteze. Ariko njyewe ntandukanye nabo bose, waranyitiranyije. Uretse n'ibyo se ko usigaye undenze hora? Ufite abamotari washyize mu muhanda, ufite iduka rinini, ufite inzu ifotora, ukoresha abakozi benshi, nawe wize gukora ibintu byinshi. None nkurusha iki? Ndabizi ko umugabo ari umutware njyewe. Yewe sinemeranye n'abavuga ko umugore nawe yayobora urugo kandi hari umugabo. Ubundi iyo umuntu ari umutware nyine aba ari umutware. Umugabo aba ari umujyanama w'urugo, ari hejuru, ariko akagerageza kuzuzanya n'umugore we. Ubundi ubwuzuzanye nubwo buba bukenewe. Bob ati se wowe urankunda cyangwa nyine no kugira ngo twiganirire? Nawe ati Bob, niki ntakweretse? Uzi neza uko niyumva, kandi nakuzanye hano aricyo ngamije. Nari ngamije kubibona tukabiganiraho. Ndagukunda ntitaye ku byahashize. Nubwo waba ukennye kuri iyi saha, ndagukeneye birahagije ngo gukunde. Ibaze nawe umuntu wasabirizaga ukaba ugeze kuri uru rwego. Njye ntafite akazi ka leta, nahita mpfa kuko nta kindi nzi gukora. Nyamara wowe utekereza ibintu uzi gukora byose, urarenze Bob. Bob yaramwenyuye ati sinifuzaga kuzagukoza isoni na gato, kuko mu bantu bose banyuragaho, mu bantu batabarika amagana n'amagana babaga banyuzeho ndi gusabiriza, abo nahuraga nabo, abanyuragaho ndyamye, n'abanyuzeho kuri wa munsi numvaga ari uwa nyuma, nta n'umwe wigeze anyitaho nkawe. Wowe waraje uranyitangira, unkura ku muhanda, ushaka ko ngira icyo mva mu kizima. Nari narabuze icyo nzakwitura gikwiriye, none ndakibonye. Nta kindi uretse kuzagukunda kuruta uko abandi bagukunze, ni ukuzagukunda kuruta uko wabitekereza. Imana izamfasha uko nimva mu rwo ngukunda, nzabona uko mbikwereka. Urwo ngukunda sinaruvuga mu magambo, sinzi n'igikorwa nakora ngo rugaragaze, ariko nzagerageza mbikwereke. Noneho barahoberanye, batangira guterana imitoma karahava.
uwo munsi batashye ari abakunzi. Ku munsi wakurikiyeho Bob yatumiye abantu bari bamaze kumenyana mu mujyi mu birori yari afite ku cyumweru. Yarasigaye mu nzu nziza cyane yakodeshaga kandi ari kuzamura inzu mu kibanza yari yaraguze. Yatumiye Nandi ntiyamubwira impamvu yabyo. Abasore bahoze babana mu nzu bamwe bamwirukanye, bose bari basigaye ari abakozi be. Iwabo nabo yari yarabahamagaye abasaba imbabazi bariyunga. Bo na bashiki be yabaye itike ngo baze muri ibyo birori barebe naho yabaga. Kuri icyo cyumweru Nandi yazanye na Jabu kuko yifuzaga kumwereka umukunzi we. Nyuma yari yaramubonye mu gihe Jabu w'umugore yari afite agahinja. Nandi nawe ntiyari yoroshye, ntiyari yarigeze abwira Jabu ibye na Bob kuva cyagiye amwimakazi. Jabu akihagera atunguwe no gusanga uwo basuye ari wa musore Bob. Yaratunguwe yicara acecetse abira icyuya abura ahera agira icyo abaza Nandi bari bicaranye. Nandi nawe yaramwihoreye bahuza amaso akamuseka. Abari bahari bose bahuye ibyo kurya n'ibyo kunywa, hanyuma Bob afata ijambo. Yarahagurutse ashimira ababyeyi be mbere na mbere, akurikizaho Nandi ahereye ku munsi wahura bwa mbere akamuha 2,000. Jabu wabyumvaga yazinze amarira mu maso, abaca mu ijambo asaba imbabazi zo kuba yaramwimye akazi atazi uko yarabayeho muri iyo minsi. Bob yaramwenyuye amwereka ko yari ari kumwe n'aba basore bari baramwirukanye mu nzu kandi ko bari bariyunze kuko amakosa yose yari aye bwite. Yaravuze ati bakoze igikwiriye baranyirukana kuko nari maze kunanirana. Ibaze nawe abantu bajyaga gukora bagashaka amafaranga bagaha ibyo kurya ariko sineke sinkore n'amasoko sinoza ibyombo. Nagombaga kubona ingaruka z'amakosa yanjye. Nanze akazi kenshi ngo gahemba make ariko naririye byinshi mbura na bike. Wowe rero Jabu sinakurenganya, akazi umuntu agaha uwo ashaka. Gufasha umuntu ntabwo ari itegeko, biba ari ubushake, kandi akazi ugatanga kuko gahari nta cyaha nigeze ngushinja. Ibyabaye byose mbishimira Imana kuko byatumye ngira amahirwe yo guhura na Nandi tugahuza akampindurira ubuzima. Ubu ngubu nshaka kubatangariza ko Imana yakoze igitangaza tukaba twarageze ku rwego rwo kwitwa abakunzi. Uwankuye ku muhanda akaba ari umukunzi wanjye ubu ngubu. Babakomeye amashyi ahita amusaba kuza imbere. Bob yateye ivi apfukama hasi akuramo impeta amubaza niba yakwemera kumubera umugore. Nandi yagize ikiniga araturika ararira abyemerera muri urwo ruhame. Ntiyarazi ko Bob yari yapanze iyo gahunda kandi igihe bemeranyaga ko bagiye gukundana we yibwiraga ko adakomeje ahari. Yemeye ko yimwambika abari abo bakomera amashyi. Ibirori byabaye ibirori, bararya baranywa barabyina. Birangiye mu minsi yakurikiyeho Bob ajya gutembereza ababyeyi be abereka we yaraguze ikibanza ariko azambura inzu, abatembereza no mu bikorwa bye byose bamwishimira kurushaho. Nyuma y'amezi 2 ibyo bibaye, we na Nandi basezeranye kubana byemewe n'amategeko. Kugeza uyu munsi Nandi akomeje kubana n'umugabo we atitaye ko ari we wamukuye mu busabirizi. Ubwabyo aho Bob yabashije kwigeza mu kwiteza imbere bimutera kumva ko akwiriye kumwubaha. Nubwo bwose yamubereye urufatiro rukomeye, si we wamugejeje ku byo yagezeho byose. Iyo babiganiriyeho Bob wamwumvisha ko byose ari we bikesha, kamugomba icyubahiro n'urukundo iteka, kandi ko yumva muri mideni ry'ubuzima yaragiye gutakaza. Iyo amushimiye Nandi wakunda kumubwira ati kubaka fondasiyo ikomeye ni byiza kuko uba utangiye inzu, ariko kuba narubatse fondasiyo ikomeye ni bumwe uburenganzira bwo kwitirira ibyo kubaka byose. Wubatse fondasiyo ukaba urubaka nayo yazasenyuka, imvura yagwa ikayitwara cyangwa igahura n'ibindi bibazo, wenda umuyaga ubwawo cyangwa abana baza bakayikiniraho. Ariko wowe niba narakubereye fondasiyo wayibyaje umusaruro urubaka, wakoze ibiruta ibyo nakoze. Wenda reka tubivuge neza mu buryo bwumvikana. Tekereza umuntu yubatse fondasiyo byonyine akigendera. Ese ari umuntu wubatse fondasiyo n'uwagiye akabumbisha amatafari, agatondesha imicanga, agashaka abafundi, akagura isakaro, akagura amakumba, ibyo byose n'ibindi byose ntavuze, urumva umuntu warakoze akazi kenshi arinde? Wenda iyo ntagufasha bari gufashwa n'abandi kandi ukaba warageze aharenze aha, ngewe nzakubaha nitaye ku byahahise kandi nawe bizabuko. Dusoreje iyi nkuru ngushimira ko tugeranye ku musozo wayo. Ntuzacikwe n'izindi. Niba utarakora subscribe mu gihe cyose twaba twarabanye cyangwa se akaba ari ubwa mbere tubanye, uyu waba ari umwanya mwiza kuko tugiye gukomeza kubagezaho izindi nkuru nyinshi kandi nziza. Naho ubutaha rero ntuzacikwe nazo.